ndakasa mutwe ibingibi nta kintu bimbwiye kuko nta kintu guki abaramvuga nta kintu batangise bira nakantu toto ntigitonyaga mu nyanja ikintu nkora subira inyuma ngakomeza gahunda zanjye yangayo nguko naho ubundi keep it up komeza uze dukore ntago ngenda kugufasha ngo kubera bavuze amagambo nkari yo kumararika wicizi wa cyere tugiye ukankira ibintu biri ibyo ariko bitari byo bro ngaho komeza ushikame ukore izi kubiza ibintu bizagenda neza ngayo nguko nibyo nashaka kubwira ngaho fata ijambo manze Wati Fabriya reka ndiri ikintu mvuga kuri ibi yego naraguharabitse birumvikana ariko ku rundi ruhande yego hariya barega tujye tuvugisha ukuri hariya twafashaga abantu nanjye ngakorera uwo mugisha bikitwa ngo nakorera uwo mugisha sibyo ariko njyewe dore ikibazo hano rero kiri njyewe mwe mwaranyijeje yuko muzagira ute muzamfasha Godfather mwabimbwiye rimwe mumbwira kabiri mumbwira gatatu mugafasha abantu ntago arigange ntago ngendera ku bantu wenda mwafashaga ngo ngura mwamuhaga ngahe cyangwa mwamuhaga ngahe ahubwo ikibazo njyewe ubwanjye n'abantu bashakaga kumfasha mukanyereka yuko muzamfatira umunsi Godfather umuntu uri hariya ku ruhande ko wenda uzafashwa ntabwo uzareka gukora bisanzwe ngo runaka ngazagufasha ngo mutegerejeho amaboko ariko ku rundi ruhande buranga ineza ngo uyisanga imbere sibyo wizeye yuko runaka azagusapotinga ku rundi ruhande wizeye yuko hari ibintu wenda azagufashamo rimwe birabaye uravuze ni ejo ranga ejo tuzafasha Ngarambe ejo bikaba reka ejo tuzafasha Ngarambe njye ubwanjye si ukubeshya ngo bwije ukuri pe kweruye nafataga hari n'igihe nabaga mfite 2,000 nkavuga ngo ngiye kuguramo mega kugira ngo wenda nataza kuza kubara online bakaba banshaka bakambura phone nabaga mfite mu byukuri yabaga igize ute yabaga ari nayo kuko nge wenda nubwo nagerageje kugura phone y'130 nayo igeregiye igashwari yo mfite ko cyo koza gucya kuvuga voice nta kibazo ariko nkoresheje kamera bibindi n'ibindi nyine urumva rero ngewe waranyijeje yuko uzagira ute muzamfasha kandi koko nkabona ko Godfather ntabwo ujya ubeshya pe nkabifokasingaho ko bavuze ni Ngarambe ntago azagumya gukorera umugisha afasha abantu ababera kabuko we tutamufasha nanjye mpita mbifokasinga ko kutabisha nkavuga ini wenda reka nsenga Imana ndebe kuzamfasha Godfather icyumweru kimwe cyarangiye cya kabiri kirarangira cya gatatu kirarangira Godfather ari wowe wavuga ngo kituvugisha ukuri hanyuma ibyo ngibyo bikaguhereza permission yo kumparabika umbeshyira ko nakwibye konte kandi uzi kuri kuvuga ibinyoma oya Godfather tujye tureka wenda kuvuga ibintu wenda turi kubeshya sibyo hano twirure sibyo Godfather wari barambwiye ni rwose Ngarambe nzaguha telefone arega isura tukubonamo wowe wenda sinzi nibo yizi wenda reka nyikubwire ku ruhande isura wowe tukubonamo tukubona mu sura y'ubunyangamugayo wari waranyemereye telefone urambwira ngo telefone yo nta gihe birafata sibyo nizira ko iyo telefone ndi bibone mwumva ko wenda iyo telefone ninyibona iri bumfashe gukora content wenda ntago nyifoka sinzeho ariko wowe tukubona mu isura y'ubunyangamugayo ese nkibaza icyumweru kimwe ko kirangiye cya kabiri kikaba kigeze wa muntu yari yibagiye ko mwibutsa aho ngaho hari ikibazo icya kabiri icya gatatu ari umuntu wo ku ruhande wandi Ngarambe kuko wenda abantu bagira ibintu bitandukanye ariko nk'iyo ugiye nakurikiye video yakoze barayimpaye
byari bikwiye ko ugenda ugafata ikinyoma nka kiriya Ngarambe ukagishyira hariya ukavuga ko nakuriganije, nkagutwara akawunti ariyo yari igutunze, nkakuvuga ko ngiye kuko buriya Ngarambe reka nze nkubwire, iyi si nuko imeze, iyi si ngewe bro nyibonye ko nyimazeho kabirira. Waje kunshaka hanyuma ngambirira kuguhemukira ntari nkuzi. So ikiro mvuga ni iki ngiki rero, kuba warafashaga bariya twaragukoreshaga, reka rwose no kugukoresha, ntabwo ari kugukoresha, kuba warisanga mu bikorwa by'ubugira neza nawe ugatanga umusanzu wawe, niyo mpamvu wabonaga abantu bishima bakanagushimira. Ntabwo ibyo ngibyo bihindutse ideni, umugisha twakoreraga nawe niwo wakoreraga, niyo mpamvu wabonaga abantu bagushimira bakanavuga ati ariko na Ngarambe mu by'ukuri tuzashaka ukuntu nawe tumushimira, kuko nawe waritanze, itangaga ugatanga umusanzu nk'umunyarwanda ugufasha abo bantu twabikoreye hamwe. None kuba so nkavuga nti biriya bintu wakoze ngewe ndabikubwira muri iki kibuga no muri ibi bintu bigaragara neza, sibyo? Kuko njye narakubonye kubona nk'umunyakinyoma, sinzi no kubyumva, kubona nk'umunyakinyoma. Ndavuga niba umuntu ashobora gutinyuka avuga ko namuriganije akawunti ye, itondeho gato, ntabwo wenda naje kuri level yawe ngo wumve ngo nje guhangana, sibyo? Tugiye kubwizanya ukuri, akawunti, sibyo? Twavuganye ujya tujye tuvugisha ukuri. Wowe urareba ku ruhande ukavuga ngo gufasha abantu, ariko nanjye kundi ruhande mwana nimbabaye si ukukubesha, mise mvuga ina reka ngure megazi 2,000, ejo reka njye ubusa, ejo bazamfasha, ejo bikarangira Godfather ukwezi kukarangira, ari wowe wavuga wati
kwizeza ikintu umuntu ariko wowe ntabwo byakuvuna mu mutwe nk'uko byamvuna mu mutwe kuko njye hari n'igihe nafashaga njye ubwanjye mega wenda ntabwo wabyumva hari igihe nafataga mega nkazigura avuga ni wenda uyu munsi wenda ndataza kuza kubura online ariko wenda reka ngo mubeshyeye ubu se ngari akabazo k'amatsiko ubufasha umaze iminsi ubonye nta bantu mwafashije wowe wabonye bwinshi kubarusha ibyo ndabyemera ntabwo ari yego nta nubwo ari oya akabazo n'ibisubizo kugira ngo ufite bwinshi ntaraburusha yego rwose ntiwizeye ko tuzatanga n'ayandi bikuzura ibyo ndabyumva rwose hanyuma rero ikibazo cy'amatsiko akawunti yawe wayigurishije Godfather cyangwa waramwanitize umva ngusobanurire njye narayimuhaye ku giti cyanjye uyigurishije cyangwa kuyimwanitiza njyewe narayimuhaye ku giti cyanjye nyine oya subiza ariko biroroshye erega hano turi kugufasha kugira ngo ube umwere birangire kuko Godfather yarakubabariye we kuriganya warayigurishije cyangwa wayimuhaye ngo ayimonitize njyewe narayigurishije ariko akantu kaje mu gato nukambwiye ko indi azayigira monetize wenda wasanga yaranambwiye nimbisobanukirwe njye numvaga nyine TikTok ndibukore indi ihita iba monetize nkazajya nkora video zigahembwa nicyo kintu niho